twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe, tariki 22 ukwakira 2024. Ngaya masomo tujye kuzirikanaho. Isomo rya Myumuyoboka Mutagatifu cy'Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza kwa 22. Bavandimwe, nimwibuke uko mwari mumeze kera. Icyo gihe mwari mwibereye aho mutagira umukiza, nta sano mufitanye na Isiraheli, ntaho muhurira amasezerano y'Imana, ndetse mutanayizi, kandi ntacyo mwizeye kuri iyi si. Naho ubu ngubu muri Yezu Kristo, mwebwe abari kure y'Imana kera, mwigijwe bugufi yayo mubikesha amaraso ya Kristo. Koko rero niyo mahoro yacu, Abayahudi n'abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk'urukuta ruri hagati yabo. Yakuyeho itegeko n'amabwiriza riherekeza kimwe n'imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n'utari we abahindura umuntu umwe mushya muri we, bityo agarura amahoro, maze bombi abagira umubiri umwe, abagorore n'Imana, abiyishura umusaraba we, awutsembeshe inzangano zose. Yazanye no kwamamaza inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data tubunga na Roho umwe. Nuko rero nimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo mu bwoko bumwe n'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana, muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, maze Yezu Kristo ubwe akaba ibuye rishyigikira. Ibimwubatseho byose bizamuka bisobekeranye neza, bigahinduka ingoro ntagatifu ibereye Nyagasani. Namwe kandi niyo mukesha gusobekwa kuri iyo nzu imwubatseho, kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana ku bwa Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 185. Nyagasani Mana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango n'abayoboke be, koko ubuvunyi bwe buba hafi y'abamutinya, kugira ngo ikuzo rye rigume mu gihugu cyacu. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhuke buva mu ijuru. Uhoraho ubwo azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuka imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Nyagasani Mana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 12 umurongo wa 35 kugeza ku 38. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, nimukenyere kandi muhorane amatara yaka. Nimugenze nk'abana bategereje shebuja avuye mu bukwe, kugira ngo nagera iwe agakomanga bahita bamukingurira. Barahirwa abo bagaragu shebuja azasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azakenyera abicaze ku meza maze abahereze. Naza no mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bakimutegereje, barahirwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mbese mugenzi we, mbese uzabazwi iki ko waretse umurimo wawe? Yezu arakugira inama, garuka mu mwanya wawe. Wari umulejiyo none warabiretse, wahora gusenga none warabiretse. Mbese mugenzi we, mbese uzabazwi iki ko waretse umurimo wawe? Yezu arakugira inama, garuka mu mwanya wawe. Yezu arakugira inama, garuka mu mwanya wawe. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Yezu nawe agiye kugukora, nanjye ari kunkoraho, kugira ngo buri wese yongere arebe niba atarata umwanya we, umwanya agomba gukinaho mu kibuga kugira ngo ikipe itsinde, umwanya agomba gukinaho kugira ngo ubuzima bugende neza, umwanya ashinzwe mu rugo iwabo, umwanya ashinzwe mu kiliziya, ubutumwa urushinzwe aho uracyabukora. Nyagasani araguhamagaye kugira ngo akugirire neza, yongera kwibutse ko hari ibyo wataye ugomba kongera gutora. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti, nari umugabo ntihabwa ijambo. Akenshi uzajya usanga abantu benshi bari kwemera ati, ngewe nahoze ndi minisitiri,
njyewe nahoze ndi umuyobozi, njyewe nahoze nkomeye. Ariko ujya usubiza amaso inyuma, na n'ubu se niko bikimeze. Naho ubu se nyine uwo mwanya niba utarubyaje umusaruro uragira ngo bigende bite? Niba wararangaye ntugire icyo ukora kuri uwo mwanya wari urimo, uri kwiyemera mu biki ngo wari iki se nyine noneho ubu ngubu wamariye iki bagenzi bawe, wimariye iki wowe muri wa mwanya wari urimo? Amasomo y'uyu munsi araturarikira kuba maso mu ntero igira iti muhora n'amatara yaka. Ngo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti la distraction conduit à la destruction. Ngo kurangara, kuganisha, kuguhomba, gusenyuka. Wasanga nawe waratangiye neza ukazarangiza nabi. Ntabyo nko kubona watangiye neza ariko akazasoza nabi. Nta n'igishimo nanone byo kubona umuntu watangiye nabi ariko akazasoza neza. Kandi byaba ndakwifuriza nawe nubona hari ahantu utakoze neza mu buzima bwa minsi yashize, ongera ugaruke mwanya wawe. Nyagasana aragukeneye. Uzi ko mu byaye kandi gace uturogo dutatu, uzi ko mu munota umwe umuntu ashobora kubura ijuru bitewe n'ibikorwa byiza byinshi yakoze, ariko ku minota ya nyuma akazitwara nabi, akarangara. Uzi ko nanone mu minota 2 gusa ushobora gusimbuka, ugasimbuka ujya heza. Cyagiye ukoraga nabi nuko kivugurura mu kanya gato ugahita urangamira Imana, ugahita urangamira ijuru, zambuwe z'Imana zo ku minota ya nyuma. Ese ibyo urimo Nyagasana mutsaje wabasha nawe kumwemerera akagutwara, cyangwa umubwira uti Nyagasana sinditegura ubunyihanganiye kanya gato kuko nyine utari maso? Dusabe nemo kwa maso kugira ngo uburangare ejo n'ejo bundi butazagera gute, butazatuma dusenyuka dupfa nabi. Paulo mutagatifu muri iri somo rya mbere aturarikira ubumwe muri Yezu Kristo, umwe nk'abavandimwe. Arongera twibutse ko uko twari tumeze kera twari twaraciwe, kera twari turi bicibwa. Kubera iki? Ku mpamvu z'icyaha. Icyaha kitujyana kure y'Imana, kigatucisha ukubiri n'Imana ndetse n'abavandimwe, ndetse natwe ubwacu tukabura imigisha y'Imana. Na niyo mpamvu iyo tugira amahirwe tukabona Yezu rumurikira amahanga imitima yacu, tumererwa neza. Kubera iryo jambo rya Yezu, urumuri rwa Kristo. Wongere urebe nawe niba ufite urumuri rwa Kristo, rwanda rutuma ushobora kubona umuvandimwe, rutuma ushobora kubona Imana, nawe ubwarushaho gutuma wibona neza imbere. Ariko niyo ubona imbere uzabona Imana n'ubundi ubone na mugenzi wawe. Ngugu ubumwe no kumwe na Kristo ndetse n'abavandimwe nawe ubwawe. Amasomo y'uyu munsi naturarikira guhura tugahuza n'Imana, naturarikira umwe n'Imana. Kuyo umuntu yabaye maso ni wawe uri nyine uri kumwe n'Imana, uhuye n'Imana agahuza n'Imana. No muri ibyo Zaburi yabigarutseho ati Nyagasani Imana y'amahoro uduhurize mu rukundo rwawe. Amen. Ushobora kuba utunga ibintu bya mirenge, ukagira ibintu byinshi cyane, ariko niba udahura n'Imana ntacyo bivuze. Ushobora kuba mwarahuye n'Imana ariko ukongera ugacukubiri nayo, aho ngaho uri kure nawe wararangaye. Nyagasani uduhinemo gutarangara, ejo n'ejo bundi tutazarangaguzwa tukarangamira iby'isi bikabyana-turangiza. Ivanjiri y'uno munsi iradukangura by'umwihariko kuba maso. Nimukenyere kandi muhorane amatara yaka. Amen. Gukenyera ni uburyo bwiza bwo kwambara neza, nko mu bukwe nyine. Ukere kwakira umukwe nta wundi ni Yezu Kristo. Buri gihe ugahora ukenyeye, ugahora ukeye, no kwirinda icyaha. Guhora ukenyeye no guhora ukenyeye nyine ubutungane, revêtir le Christ. Hanyuma guhorana amatara yaka no guhorana n'Imana, kuko Kristo ni urumuri. Nawe rero niba ushaka kugumana nawe uhora urumuri. Urumuri Kristo atuganishaho ruratwerekeza mbere na mbere ku rumuri rugaragara nyine rw'itara. Iyo umuntu ari imbere y'itara akora neza. Iyo umuntu afite itara agenda neza, akagera yagiye amahoro. Iri tara kandi riratwerekeza imbere yacu. Itara ry'imbere rikomeye ryitwa la conscience, umutima nama. Umutima nama ni iki? Ni ijwi ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Ngo umutima nama ngiryo itara. Itara ritumurikira hahandi Imana itura, igaturana natwe. Buri Imana dukora ikintu gikomeye cyane mwabyeyi mwe, kudushyira mu mutima nama. Ihuriro ryanjye n'Imana
nuko rero nkumva icyo Imana imbwira. Iyo ntacyumvise nkora nabi, iyo ntacyumvise ngendera mu mwijima, iyo ntacyumvise ntabwo nshobora kubaho neza, iyo ntacyumvise nshobora no gupfa. C'est ça la distraction qui conduit à la destruction. Ngo ubwo burangare buganisha kugusenyuka, kuguhomboka no guhombana bitabuze. Twongere twirebe twisuzume. Ese ngewe ntantu narangaye mu buzima, none hakaba hari ibisimba n'ibirura byanyinjiriye mu buzima bikaba biri hafi kusenya umurwa w'Imana, roho yanjye. Ni ibiki biri kwisenya muri no minsi? Ibyo rero nuko narangaye, hakaba hari ibisimba biri kwica kiwanjye, ivumbi, isayo. Ibyo byose rero ntabwo ushobora kumpa amahoro, kuko nta mahoro umunyacyaha. Rero kimwe mu bibangamira umutima nama kudakora neza ni icyaha. Ibyaha turundamo bya bindi bipfukirana Imana, ntitubashe kubona Imana uko bikwiye. Iyo byagezemo umwijima, bizana umwijima, ibyaha bizana umwijima, ntitwongere kubona Imana. Hagira ukuburira ntumwumve, hagira ugukomangira ntumwumve. Yezu yaza komanga iwawe agasanga udahari, cyangwa ukanga kumukingurira. Wafunze umutwe n'umutima waranangiye. Kubera iki? Bya byaha. Wasanga naho hari icyaha ufite kikubuza amahoro, gituma utumva ijwi ry'Imana uko bikwiye, gituma rya tara ry'imbere wa mutima nama utari kumurika. Haragiyeho umwijima ku buryo utacyumva. Wabaye narinjye kuvuga nk'igiti, nk'ipoto, utacyumva imvura, ntiwumve ivumbi. Urashinze gusa, ntabwo ushobora kunyeganyeza. Kubera iki? Umutima nama wawe ntukiwumvira. Imana dushyizemo ikintu cyiza gikomeye cyane, umutima nama. Umuhanga niwe wavuze ati la conscience est le premier vicaire du Christ. Ngo umutima nama ni icyicaro cya mbere cy'ibanze cya Kristo. Yaba nari mbizi sinagakoze nabi, yaba nari mbizi sinakaroshye isayo n'ivumbi mu mutima nama wanjye, ubundi nkareka Nyagasana akamburira. Uyeye muri aka kanya hari ingero 3 ngiye kuguha bakina amafilime y'intambara ntibazigera bapfa. Hari umukinnyi bita Jacques Bauer, hari undi bita De Bande. Abo muzi ko batajyaga bapfa, sinzi aho bigeze, niba barapfuye niba batarapfa. Hari n'undi witwa Bakame, azujya tumumva mu myandiko, nawe ngo ajya akina ku buryo atapfa, abandi bose bagapfa. Nuko azakaza kurangira nyine atsinze, ari umunyabwenge. Kera habayeho Bakame. Bakame akayagira izindi nyamaswa inama, inyamaswa zikamukunda, zikamugisha inama, zikabaho neza, akazungura ubwenge, inyamaswa zimererwa neza, azigira inama. Nuko umunsi umwe Bakame aza gucudikana n'intare, intare iza kumwikundira, bituma Bakame ajya no gukora iwe, aba kwa ntare agumayo. Intare iramukunda cyane kuko Bakame yari n'umujyanama we, barabana neza. Nuko umunsi umwe intare iramutumaho, maze iramubwira iti umva rero Bakame, uri umuntu mwiza, uri mwiza, ukora neza, uri ntangarugero, uri n'umunyabwenge, ndagukunda cyane, unkorera neza, uri umujyanama mwiza. Ariko akantu ngiye kukubwira Bakame ukiteho. Itegeko riragira riti nta munyabwenge ucudikana n'umuswa ngo abeho. Rero ndagusabye Bakame, ufite ubwenge, ntuzongere gucudikana n'impyisi, kuko impyisi ejo n'ejo bundi yakuruma. Wirinde gucudikana n'impyisi. Nuko Bakame arikiriza, dore ko ari n'umunyabwenge, arabyikiriza. Bakame ageze imbere iwe, areba hirya areba hino, yibaza uburyo agiye guca umubano we n'impyisi. Kandi hari ikintu gikomeye yaracunzeho impyisi, ngo yaramucunzeho ibuye ry'agaciro impyisi yari ifite. Nuko Bakame yigira inama iti nindangiza gukuraho impyisi ririya buye ry'agaciro, sinzongera gucudikana nayo. Nuko Bakame ngo iragenda, ikomeza gucudikana n'impyisi mu mayeri, yagenda yihendahenda kugira ngo izayikureho rya buye ry'agaciro. Bakomeza baba inshuti. Bakame kuri inshuti y'intare, ikomeza kugenda yihishahisha n'ubundi mu rwihisho, igahindukira ikajya kuba inshuti y'impyisi. Ubwo igihe cyaje kugera, Bakame ihendahenda ya mpyisi, iza kuyikuraho rya buye ry'agaciro. Ati abo twabyaranye nawe. Bakame maze gutwara rya buye ry'agaciro, ubwo bishoboke ko yumvaga azarya kurigurisha, ubundi akabaho neza. Araza arigejeje iwe, ngo arapfundura, asanga biratunguranye cyane, asanga ari uburozi impyisi yari yarashyize mu hahandi. Ako kanya Bakame yahumetse rimwe gusa,
ihita irangira ako kanya, bwa burozi winjira mu mazuru no mu mubiri wose. Bakame ihita yirambika aho ngaho, ako kanya Bakame ati nuko nanganaga, ihita irangira irapfa. Izindi nyamaswa zatunguwe n'uburyo Bakame yapfuye, nuko zikomeza zibibazaho, kandi ubusanzwe Bakame byari bigoye kwapfa, yari umujyanama. Ariko birangiye uburozi bw'ingisi nyine bugize bute, wikukanye. Bishoboke ko Bakame hakurya y'imva yaje kwibuka iti kirazira ko wabura umunyabwenge ugacudikana n'umuswa. Umuswa bishatse kuvuga nyine wa wundi uzakurangiza. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Tujye gusoreza ku bintu bine biza kugufasha kureba nawe niba ntaho warangaye mu buzima, none ukaba ushobora gusenyuka ejo n'ejo bundi. Icya mbere muri Bibiliya, kongera twibutse, iyo bavuze igicucu, ni umuntu wese utuka Imana, nta bwenge nyine aba afite, ni umuntu wese uri gukora nabi. Rero nawe nugenda n'umuntu uri gukora nabi ugacudikana nawe, amaherezo nawe ya nabi izakokama ikwice. Guhora buri gihe uri umunyabwenge. Umunyabwenge ni umuntu utaka Imana, uvuga neza Imana, ngo umuhanga ushakashaka Imana agahunga icyaha, kuko icyaha kituzitura ku Mana, ubundi bikaza kurangira ryatara rizimye, ryatara ryamara kuzima, ubundi nawe ugasitara ugahita ugwa. Gupfa bitabuze, nguko Bakame yaje gupfa izize iki? Kutumva, kwiyemera, ati ndi umuhanga, ndi umunyabwenge, ndabizi zabanza nkureho impyisi ryabo ry'agaciro, ubundi mbone gutongera kuyegera. Icya kabiri twazirikana, kwirinda kujya gusezera ku cyaha. Mubyeyi, waba ufite ubwenge buzima mujye gusezera ku cyaha. Iki cyangiye kugikora bwa nyuma, sinzasubira, ubu nize nihane bwa nyuma. Ufite ubwenge wavuga ngo reka niba bwa nyuma sinzasubira. Ugiye se bakaguca akaboko n'akaguru, waba uzize iki? Reka mbanze nsezere ku cyaha. Ni ukukivunaguza mu ngeso mbi zose, ukajya kwiba, ukajya gusahura iby'abandi byose, amabuye y'agaciro y'abandi, ugasahura iby'abandi, ugatahana ingingo zituzuye kubera ubucakura bwawe, amanyanga yawe, uburyarya bwawe, ngo wizeye ko utapfa, wizeye ko uri igihangange. Nuko ukajya gusezera ku cyaha, bikaza kurangira ari icyaha kigusezeyeho. Icya gatatu twazirikana, la distraction conduit à la destruction. Bwa burangare, kwirangaza, bikazarangira wirangije. Iyo Bakame ikiza kumvira izi nama, igakomeza n'ubundi kwitwara neza, kugira abandi inama, ntabwo ari guhasiga ubuzima ahangaha. Ariko yakurikiranye ibintu, biza kurangira ibintu koko bishenye. Uburangare mu buzima, kuzimya ryatara, kuzimya bya bikorwa byiza, kuzimya bwa butungane, kuzimya bwa bujyanama, kuzimya ryajwi ry'imbere. Uko ugenda uricecekesha, niko nawe uri kugenda uceceka. Uko ugenda ushaka gusenya ryajwi ry'imbere, niko nawe uri kugenda wisenya buhoro buhoro, bikazarangira uti nuko nanganaga. Icya nyuma twasorezaho, niba ushaka guhorana amatara yaka ndetse no guhora uri maso, reba gurupe urimo, reba aho umugendana, reba aho mukorana. Yamvubwira iti mbwira uwo mugendana ndakubwira uriwe, mbwira uwo musangira ndakubwira uriwe, mbwira umuntu mucudikanye ndakubwira uriwe. Nucudikana n'umuswa nawe uzaba umuswa, nucudikana n'umunyabwenge nawe uzaba umunyabwenge. Wa munyabwenge wubaha Imana, wa muhanga urangamiye Imana. Nawe nucudikana n'abagomeramana, abambuzi, nawe uzaba umwambuzi. Nujyana n'abasambanyi, bizarangira nawe ubaye umusambanyi. Nujyana n'igisambo, nawe uzaba igisambo, ujye wiba, uwo umujura kabuhariwe. Nujyana n'umusinzi mubyeyi, nawe uzaba umusinzi. Kuko turi kuri ino si, ni ngombwa rero igisigaye kumvira umutima nama wacu, icyo kubwira ukagikora cyiza, ikibuka kihorera kugira ngo urangamire Nyagasani. Nyagasani dukurikiye, duhore turi maso buri gihe cyose, turangamire Nyagasani, tumukurikire kandi tumukurikize buri munsi. Duhorane amatara yaka, duhore turi maso, kuko igihe n'igihe Nyagasani ashobora kuza agasanga wagiye kure, agasanga wagiye kwiba, agasanga wagiye gusahura, agasanga utakiri maso. Nuko rero ukaba rurakwibye, ruragutwaye. Aho uzisobanura ute? Guhora turi maso, buri segonda ugahora uri maso, buri munota uri maso, igihe cyose ugahora urangamiye Nyagasani. Urumuri rwa Kristo rukumurikire buri munsi. Mwisi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.